Hello bantu banjye, ahangaha ni handi kabisa wahageze. Icyo nkumutse ni subscribe, share and comment, dore icyo weekend yacu yadusigiye. Thank you. Thank you. Round of applause for Dylan! Sasa weekend yacu rero dore uko yari iryoshye cyane. Urabibona ko uyu nguyu ni Miss Rwanda kabisa wacyuye igihe Mutesi Jolly, akaba ari umwe mu bari bitabiriye ibirori bya The Silver Gala byabereye hariya muri Convention Center. Uyu mukobwa kabisa imyambarire ye yari iteye isoni n'ibiki byose kabisa, kubera ko uburyo yari yambaye rwose agaragaza ibice bye byo hejuru rwose byateye isoni ku mwana w'umunyarwanda. Mutesi Jolly nawe wari kumwe n'abamisi bose ba Naomi, abandi basitari bo mu Rwanda barimo ba Ben, barimo abandi bahanzi bo muri Nigeria. Ni weekend yari imeze neza kabisa. Inkuru ni nyinshi gusa, indi nkuru ni ingiyi. Bruce Melody nawe yaravuzwe muri no weekend. Nyuma y'amagambo menshi yavuzwe, Bruce Melody bivuga ko yabagishije inda, ariko aho yari i Musanze mu bitaramo bya Iwacu Muzika ari gutaramira abakunzi be hari i Musanze, aho abakunzi bamugaragaje n'urukundo rwinshi cyane mu ngoma nyinshi yagiye asohora. Benshi bari baje uko yagiye yambaye inda yaragaragaraga nta ribi. Benshi bavuga ati se kuko bya bintu byo kwibagisha byaba ari ibihuha. Rero Bruce Melody yabihaye umucyo. Hari n'abanyamakuru bamubajije bavuga ko kitigeze yibagisha ari amagambo y'abantu. Ati biragaragara rwose, dore ntabwo nibakishije, yabihaye ukuri. Inkuru ni nyinshi. Platini na Davis basangiraga itabi, bashyira amafoto hanze biragaragara, ariko si itabi ryari yabahuje, ahubwo ni imishinga iremereye bari gutegura bashyira hanze. Iraje imwe ya danje, ahubwo bagiye kwishyira hanze, imihanda bayitwike bayimerewe nabi. Ngo si ikosa nta kintu cyari kirimo. Aba bagabo rero bahuje rwose, bari kunywa amatabi ubona bizihiwe kabisa, gukina nk'akantu k'abasaza k'agasoro hariya, bavuga ati mpa ku muriro kabisa. Wowe nta kindi nkibutsa ni subscribe and share and comment, tukikomereza. Inkuru ni nyinshi. Indi nkuru sasa, Adi umuntu nawe n'umwe wari mu bari muri The Silver Gala, igitaramo kibera hano Convention Center, nawe yarahabaye. Kora subscribe and share, ushyireho na comment, ukonde kunzogera, ibintu byacu byo bibona neza cyane. Adi umuntu nawe yarahabaye kabisa, n'umwe mu basore bari bambaye neza cyane kandi imyenda ya made in Rwanda. Congratulations ku bantu bakora imyenda y'abanyarwanda. yambaye neza kandi aberewe cyane. Uyu musore bivuga ko yamaze no gusezera kuri Kiss FM
ku minsi mike yataramaze rwose, ndakeka nta n'umwaka urimo umuntu yagiyeho nawe yamaze gusezera. Ase no kuye cy'abanyamakuru benshi bari gusezera ku itangazamakuru, nibyo tuzabirebaho. Weekend yacu yadusigiye byinshi. Ibi byiza ubona wambaye gutya byo ngo yambaye amababa, nawe n'umwe mu bari bitabiriye ibitaramo bya The Silver Gala. Bwiza yaserukiye, niwe watwaye igihembo cy'abantu bari bambaye neza mu bantu bose batashye kiriya kirori. Yari yambaye ikanzu iteye ubwoba. N'ibirori birimo na Austin, uramubona hari inyuma, uko Austin rwose yari yarabaye mu ikoti rya meze neza rimwe rinyerera cyane, byagaragaraga rwose. N'ibirori byari biryoshye cyane kandi biryoheye n'amatwi. Nibutse gukora subscribe, inkuru ziracyari nyinshi. Undi muhanzi ni Ariel Ways. Ariel Ways nawe, uyu mukobwa nawe bivuga ko ameze neza cyane, ari gutegura ikigoma cya Danje, kandi uno munsi yakoze n'isabukuru y'amavuko. Ikintu naze nuko ngo ujiji ingahe, kuko ni gakuru umugani wa yawe ngo ntago mbivuze. Dani nanone nawe yahaga show abantu bari bacu muzika, abantu bari bamwishimiye cyane. Kora subscribe and share, comment, dukomezanye ibiganiro byacu. Ahangaha ni ku Muhanda TV, tuzajya tuhabagerera cyane gatanu ku kandi. Murakoze cyane.